Twagira umukiza James Gapaki imbonera dizuba yo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi. Kuri uyu wa gatatu mu murenge wa Kiramuruzi kumvura gwe ku munsi weje ku wa kabiri yangirije amazu mu kagari ka Nyabisindu, aho amazu yagurutse ibisenge byeje bikaguruka ndetse n'imibyare imwe n'imwe ikagenda igwa hasi cyane kubera imvura irimo umuyaga mwinshi irimo ndetse n'urubura. Ni imvura idasanzwe kuko bari barabuze imvura ariko yaje iguye yangiriza ibikorwa bimwe by'abaturage. Ndi kumwe n'umuturage yatangira tubwira amazina ye n'icyifuzo n'ibyo ari gusaba ubuyobozi bw'umurenge wa Kiramuruzi icyo bwamufasha. Amazina nitwa Tuyisenge Diane, mfite umwana umwe ndibana, mfite imyaka 22, nkaba nasabaga ubuyobozi ngo bunzamurire hanyuma bunyubakire rubashe kugira ngo aya mabati yongere gusubira ku gisenge mbashe kubona uko ninjira mu nzu. Murakoze. Imvura yarayiguye ejo ku munsi w'ejo ku gicamunsi, nta bintu yaba yangirije mu nzu cyangwa n'igisenge cyagurutse kikagenda, gusa ndabona igisenge cyagiye ntabyo yabashe kwangiriza mu nzu. Yabyangije ariko bimwe twabashije kubirokora ibindi bigenderamo. Urakoze cyane. Uyu ni umuturage wo mu kagari ka Nyabisindu uri gusaba ubuyobozi ko bwamufasha kuko ni igisenge cyagurutse inzira agenda yose, akandi kaba ari mu cyiciro cya kabiri aribana, akabasabaga ubuyobozi ko bwamufasha kugira ngo bare ko bwamuzamurira, ngo nta mbaraga yari afite umwana umwe, akavuga yuko bwamufasha ko nta mikoro na make afite, n'inzu yari arimo n'inzu yo gusa, ni ikibanza arimo cyo gusa, nta bundi bushobozi afite, akaba ari gusaba ubuyobozi bw'umurenge wa Kiramuruzi. Imboni ya radiyo izuba Bamurangi Makire afisa, akarere ka Gatsibo umurenge wa Murambi. Mu kagari ka Murambi hakomeje ubujura bukaze ubwo usanga ihene mu nzu zo hanze bagatwara ihene. Uyu ni umuturage wo mu kagari ka Murambi mu mudugudu wa Ryamunga wagize ikibazo cyo kwibwa ihene. Wavuga uko byagenze nuko bazitwaye. Vuga amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Ngamije Jean Pierre, nkaba ntuye mu kagari ka Murambi umudugudu ni Mataba. Ubwo rero nari ndyamye bigeze mu rukera mu masaa 9, ngiye hanze nsanga bankingiranye, inzugi zose bashyize mu ivero. Ubwo mbura ukuntu dugenza, mvuza induru baraza barankingurira. Ngeze hanze ku nzu yo hanze nsanga bishe urugi, ihene bazijyanye. Ihene zari 3, yari ijigija ihaka n'ishashi nayo ihaka yabura gukweza ngo ibyare n'ihene y'isekurume yimye. Ubwo narashakishije none nabuze amakuru, nkaba rwose ibintu by'ubujura muri no minsi birakabije inaha mu murenge wa Murambi. Uyu ni umuturanyi nawe yagira icyo avuga kuri ubu bujura bukaze cyane usanga mu kagari ka Murambi. Dore akagari ka Murambi niko gahagarariye umurenge wa Murambi mu kwibwa cyane. Bimeze ukundi, tumeze nabi, abantu barimo baribara biteye ubwoba, ingurube, inka, ku buryo mbega rwose ari aho kuba bagiye kutwisha inzara cyangwa badutera n'ubukene. Ese ko bavuga yuko habaho amarondo, koko amarondo abaho muri iyo midugudu yanyu muri ako kagari mubona amarondo yitabirwa kubera ko biba amarondo abahari cyangwa ntahari? Nge ndumva ibintu by'amarondo ngira ngo ni nk'agakingizo, kuko nta kuntu wafata nk'izo hene nk'eshatu ngo urinde urenga umusozi n'uwundi hari irondo ngo riburi bugufata. Ese iyo mubishyize mu nzego z'ibanze zivuga, iyo tugiye mu nama y'umutekano bavuga ko amarondo ararwa, dore yuko usanga bishyuza n'abantu batayirara. Ese inzego z'umutekano zo zibivugaho iki? Bonyine barakubwira bati komeza ushakisha amakuru, ariko ukareba ukabona nta n'imbaraga bajya babishyiramo, kuko usanga hari nk'abantu rimwe na rimwe bafatana nk'ibintu by'ubujura, ugasanga nta n'ikintu babakozeho cyangwa se ngo bavuga ngo bagiye kubafunga, bajya kubona ukabona bahise bagaruka. Muri iriya minsi ishize ubwo habaga inama y'umutekano irimo polisi w'umurenge uhagarariye irondo ry'umwuga n'abadaso n'inzego z'umutekano zose zari zihari, bari bemeje yuko umuntu azajya wibwa ihene bajya bamuriha ihene ze abantu baraye irondo, n'abatariraye bose bakariha ihene. Ese ibyo bintu wowe mudugudu hari ikintu yabagushishikarijeho nk'uko inama y'umutekano yari yabivuzeho? Mudugudu rwose nta kintu na kimwe yagize abikoraho,
narabimubwiye ndetse mubwira n'abo dukeka ariko nkabona bitewe ngo n'ibibazo yari arimo mbura ikintu yabikoraho, ubwo ndatuje ndaho ngaho mbega nanjye ndabona nta kundi kuntu nabigenza. Arakoze. Uyu yavugaga ikibazo afite, dore yuko usanga mu kagari ka Murambi ingurube, ihene, ibitoki, inka ni ibintu bikabije. Ubwo ujya guhinga ugasanga bagiye no mu nzu, n'uwo bafashe bakamugarura. Ni ikibazo gikomeye, amarondo ntagararwa. Barasaba yuko bashyiramo imbaraga, abantu bakarara amarondo utayiraye nk'uko babivuze, bakajya bariha ayo matungo aba yabuze. Baziruha Eugene Gema, imbonera Dizo, umurenge wa Murama mu karere ka Kayonza. Kuri uyu munsi mu murenge wa Murama mu kagari ka Nyakanazi mu mudugudu wa Rugazi hatangirijwe igikorwa cyo gutera umuti mu mazu y'abaturage, dore ko iki gikorwa cyatangiye hari abaturage benshi bari bagitegereje cyane ko kiba kigamije kwirinda indwara ya malaria. Abo twasanze mu mudugudu wa Rugazi hari uko babitubwiye cyane ko bari bishimiye. Tubasanze hano mu mudugudu wa Rugazi nka Radio Izuba ahabereye igikorwa cyo kubatera umuti mu mazu. Ese iki gikorwa mwacyakiriye? Turashima ubuyobozi bwadutekerereje kuri iki gikorwa cyo kuduterera imiti, kuko iki gikorwa cyatugiriye umumaro. Malaria yari tumereye nabi, ariko turashima ubuyobozi bwadutekerereje kuko ibibazo byari byaturembeje, malaria, imvunja, imbaragasa. Ubwo rero niyo mpamvu twashima ubuyobozi ubwo bujye butuba hafi, bukomeze buturebere kuko n'ubundi ntibujya butujya. Twabonye mutuye no hafi gishanga, hari ngira ngo mushobora kuba murwaza malaria cyane kubera amazi twabonye mwegereye. Ese yaba ariyo mpamvu uyu mudugudu wenda warwazamo malaria? Hari mubu n'ubundi kubera iki gishanga kitwegereye, imibu yakundaga kuza idusatira, ariko iki gikorwa cyabaye cyiza, ubu byarakemutse, malaria zaragiye. Kuko nk'ubu nkanjye nahoraga kwa muganga buri munsi, ariko ngo sinakubwira n'igihe mperukirayo. Je nitwa Mavuta Deo Gracias, nkaba nshinzwe ndi perezida w'umudugudu, nako ndi umuyobozi w'isibo. Ese mwebwe nk'abaterewe umuti iki gikorwa mwacyakiriye mute kuri uyu munsi? Iki gikorwa twacyakiriye neza rwose hano mu isibo yanjye cyane nyobora. Ni igikorwa cyiza cyane, cyaje tukizi tukimenyereye, cyo kurwanya malaria. Rwose ni byiza cyane rwose, turashima ubuyobozi uburyo bwadutekerejeho, bukaba bukomeje kutwitaho hafi cyane ko duturiye igishanga, amazi magari hano. Ariko mu by'ukuri rwose urabona batwitayeho cyane ku buryo nta kintu na kimwe kiri kuducika kitatu. Inama nabagira nuko bakumva inama y'abajyanama b'ubuzima cyane, ndetse bakumva n'inama y'ubuyobozi bubegereye, bubashishikariza buri gihe guhora bari maso, bakirinda icyago cya malaria kugira ngo itazongera kugaruka muri isibo yacu. Icyambere abaturage bitabira iki gikorwa, kuko iki gikorwa ni cyiza. Ntihazagire umuturage n'umwe usigara adaterewe uyu muti, kuko iyo hasigayemo inzu itaterewe umuti, iyo niyo iba icumbi ry'imibu, ikaba yakomeza kororoka, ikaba yakomeza no gukomeza gukwirakwiza malaria. Twasanze umuyobozi w'umudugudu. Murakoze cyane. Nitwa Munyabugingo Pascal, aba ndi umuyobozi w'umudugudu wa Rugazi. Iki gikorwa twashyakiriye neza kandi tunashimira leta yacu y'ubumwe idahwema kudutekerereza ndetse no kwita ku muturage imubungabungira ubuzima. Iki gikorwa ni igikorwa cy'ingenzi kuko uyu mudugudu wacu wa Rugazi ni umudugudu warangwagamo malaria, ariko kuva iki gikorwa cyo gutererwa imiti gitangiye, mpamya neza ko ku kigero kingana na 95% malaria bamaze kuyihashya. Tukaba tunabyishimira cyane nk'abaturage ndetse n'ubuyobozi. Murakoze cyane. Icyambere cyo nuko duturiye igishanga kandi umubu wororokera mu gishanga. Iyo imvura yatangiye guhika umubu wose utangira kuzamuka mu mazu. Kandi icya kabiri cyo nuko dutuye kure y'umurenge, dutuye n'ahantu habi kubera ikibazo cy'umuhanda. Batadutereraho muri aka kazuba, igihe cy'imvura ntabwo imodoka ishobora kutugeraho. Tubabwire ko umurenge wa Murama ugizwe n'utugari 5 turimo imidugudu igeze kuri 29. Iki gikorwa cyatangiye cyose kikaba kizakorerwa muri iyo midugudu uko ari 29. Imbonera Dizo Bagatabazi Jean Baptiste mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama. Umunsi turi mu murenge wa Rugarama ahabereye umunsi mukuru w'abagore bo mu cyaro. Hano turi ni mu kagari ka Gihuta, ni mu mudugudu wa Gashenyi ya mbere, aho ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'ubuyobozi bwa SNF bwateranye n'abadamu bakaba bishimira ibyiza bagezeho. Bakaba bagiye kutubwira ese umudamu w'uyu munsi ahagaze gute mu rwego rw'umurenge cyangwa ku rwego rw'igihugu, nko ku rwego rw'abadamu aho bageze biteza imbere. Nitwa Musayimana Valentina, ni mu murenge wa Rugarama.
gahunda y'umugore mu cyaro witeje imbere. Nanjye ndi umudamu ariko mu by'ukuri ugereranyije na kera igihe abadamu bari ntago bitezaga imbere cyane, ariko ubu ngubu abadamu bo mu cyaro bamaze gusobanuka, bamaze kumenya gukora. Mbere ntago babashaga gukora kubera ikibazo cyo kwitinya, bagahera mu ngo zabo ntibabashe gukora ngo biteze imbere, ariko abadamu b'iki gihe barasobanutse, bashoboye gukora, bariteza imbere cyane. Urugero nkanjye ndi umudamu niteje imbere ngereranyije n'uko n'igihe n'ukuntu nari imeze, ariko ubu ngubu maze kwiteza imbere. ubona ari irihe tandukaniro uyu munsi ko wari umeze mbere, n'irihe tandukaniro ry'umugore w'uyu munsi? ni iki kintu wasaba bakongeramo imbaraga kugira ngo umugore akomeze yiteze imbere? Icyo nasaba nk'iki gihe kugira ngo bafashe umugore wo mu cyaro yiteze imbere ni ukubafasha. Baratinyutse ariko nabo bakeneye sapoti yo kugira ngo nabo bazamuke bava aho bari bagera imbere. ngira ngo turi kumwe n'umuyobozi wa SENEFU mu murenge wa Rugarama, nk'uko insanganyamatsiko bivuga yuko ari umunsi w'umugore wo mu cyaro. Insanganyamatsiko ivuga ko ari ibidukikije ubuzima bwacu. Turi kumwe n'umuyobozi wa SENEFU ugiye kutubwira se we nk'abadamu akuriye mu murenge abona ari uruhe rwego bamajije kugeraho, aho bavuye n'aho bageze uyu munsi. Murakoze, nitwa Mukarusazira Pelagie, njye umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Rugarama. Hanyuma uyu munsi turawizihiza uba kuri 15 z'ukwa 10 buri mwaka. Igihugu cyacu kirawemera, turazihiza umugore wo mu cyaro. Ngira ngo mu Rwanda uko ubibona abagore bose bamaze gusobanuka. Ni ukuri mu cyaro, abagore bo mu cyaro, abagore b'umujyi ubu ntabwo babasha kubasobanura, ntabwo babasha kubatandukanya. Ubu basigaye bose barakeye, basa neza, bambaye neza. Tugarutse ku nsanganyamatsiko rero, ibidukikije ubuzima bwacu, koko bidukikije